ikaze hano kuri Panda TV Rwanda. Nanone turagarutse muri za nkuru zacu, muri bya biganiro byacu umunsi ku wundi tugenda tubagezaho. Noneho tuje kubabwira kuki amakuru ari kuvugwa muri Rayon Sport. Niki kigezweho nonaha? Amakuru agezweho nuko igura n'igurishwa Mercato iri burangire, Rayon Sport izanye umwataka mushya. Ejo narabibabwiye ko Rayon Sport Robertinho ashobora kumwenyura, noneho ibyo yasabye biciyemo. Yasabye uwo bita Milton Kalisa, ariko amafaranga ari guca kugeza ubu Rayon Sport yakubise hasi, dosiye ye irubika, ntago ishaka kongera kuyigarukaho kubera ko amafaranga yagomeje kugenda yazamura, agejeje mu madolari 70,000. 70,000 by'idolari ni hafi miliyoni zigera muri 70-80-90. Ubazaho ifaranga ry'u Rwanda rigeze ubu ni amafaranga menshi cyane. Rero Rayon Sport idashobora kurekura, ni amafaranga menshi cyane igiye gukina shampiyona y'u Rwanda. Agahinda kenshi kuri Sadat Munyakazi nyuma yo kugenda abeshywa n'abantu. Turababwira ko uyu Munyakazi Aprito, uyu Jean Fidele, garutse kuri Munyakazi Sadat, nawe yabaye president wa Rayon Sport. Jean Fidele yagigomeje kugenda abeshywa n'abantu, bamubwira ko baza umupira kandi nyamara bakamubeshya, bakagenda bakazana bataka bikanga muri Rayon Sport. Ubu noneho rwose ngagahinda afite, arashaka gukiranuka n'abareyo, kazarangiza manda ye nta kintu kijyanye n'urwikekwe n'urwango bafitanye. Arashaka kuzana umwataka, agiye kuzana umunyamari barangiwe n'uwo bita Adama Bagayogo. Adama Bagayogo yarababwiye ati hari umukinnyi ni referaho, ari umukinnyi nakuze mfana, uwo ngo mumuzanye kandi yaza twafatanya tukamuzana. Uyu nguyu rwose mushobora kumubona muri Rayon Sport kuko ibiganiro bigeze kure. Cyo nababwira nuko ibiganiro Rayon Sport iri gukora ibiganiro ngo Mercato igura n'igurisha kuri 31 bigere uyu mukinnyi yahageze. Uno nagenda mbabwira, bamwita ndaje mbabwira izina rye, rwose ni umukinnyi bari kugenda baganiriza. Hari operation iri gukorwa n'abareyo ya Joachim Ojera nyuma yuko polisi ivuye mu marushanwa ataraza kuyikinira. Bari barumvikanye mbanziriza amasezerano, rwose uyu bashobora kwita bamudevia akagaruka muri Rayon Sport kuko na polisi yajyamo ntacyo igiri gukinira kijyanye n'igikombe cyari cyo cyose, gikombe mpuzamahanga. Turavuga ibi bikombe bya CAF pana shampiyona. Polisi rero yarangije kuvamo, niyo mpamvu uwo bita Joachim Ojera ashobora kuza muri Rayon Sport. Iyi ni breaking news, ni ikintu abareyo bari gukoraho ubu bwabo. Baravuga ati uyu Joachim Ojera kwera iki tutamwizanira ko n'ubundi yari umukinnyi wacu. Rero birashoboka cyane ko uyu Joachim Ojera mushobora kumubona muri Rayon Sport mu minota, mu masaha make rwose, mukumva transfer ye birakunze cyangwa se bikanga. Bari kuyikoraho, bari gukoresha imbaraga uko bashoboye kose ngo bamwigurire, bamugarure muri Rayon Sport. Cyo nicyo twagenda tubabwira nyuma yo kugurwa abanyamahanga benshi basanze nta mukinnyi ushobora kurusha Joachim Ojera bari bafite umwaka ushize. Bityo rero Joachim Ojera abariyo bari gukora iyo bwabaga. Murabizi ko abariyo bamuhaga amafaranga, baramuhaga hamwe n'uwo bita uriya mukongomani wagiye. Uyu nguyu atari ngombwa ko ngarukaho ko asakira umureyo. Uyu Joachim Ojera baravuga ati turamuha isi, turongera tumukubita amafaranga nkuko twajyaga tubigenza, ubundi agaruke muri Rayon. Rero no operation cyangwa se operation iri gukorwa, operation mbi cyane. Abareyo Sport bashaka kwigurira uwo bita Joachim Ojera akagaruka. Twihute cyane. Icyo nicyo nagendaga mbatangariza, mbabwira ati Rayon Sport iri gukora utuntu twayo, nubwo Jean Fidele atishimye nyuma yuko yagiye abeshywa n'abantu bakamubwira ko bari kumugurira abakinnyi beza, cyane cyane abakinnyi b'abanyamahanga atarazi, bakaza akabona ni flop, umutoza ntabishimire, bakabona nta kintu kirimo. Uyu munsi none hari n'abaguzwe rwose ubu ngubu bakiri kwivuza, ibaze kugura umukinnyi wo kuza kwivuza. Ubu ngubu ari gushaka kubagurira umwataka, ubundi bagakiranuka n'uwo bita
Robertinho toza rwose wagaragaye kenshi avuga ko atishimiye abataka baguzwe bityo akeneye umwataka. Yasabye Milton Kalisa, narabibabwiye Milton Kalisa agomeza kugenda bizamura ariko ubu ngubu rwose bari ku mukinnyi w'umunyamari ukinira ikipe y'igihugu bagiye kuzana neza cyane. Ibyo mbabwira mu masaha aza rwose mushobora kubona bibaye inkuru igiye hanze. Rayon Sport iri gukora hirya no hino kugira ngo iyi minsi ibiri isigaye kugera kuri 31 bibe byarangiye. Umunsi turi kuri 28 ariko umunsi uri kurangira ejo turagera kuri 29. Dufite umunsi wo kuri 29 no ku munsi wo ku itariki 31 barafunga closing ibintu bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha. Ibyo nibyo twagenda tubatangariza. Ikijyanye n'uyu mukinnyi n'umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Mali, afite izina umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Mali, ni umunyamari rwose mwataka cyane ukomeye cyane ukinira ikipe y'igihugu ya Mali. Uyu mukinnyi wo bita Adama Bagayogo arakubwira ati uyu ni umukinnyi nanjye nakuze mfana, yitwa Cheiki Tidiane Diang. Uyu nguyu afite imyaka 27, yavutse ku itariki 8 z'ukwa 12 1996. Yakiniraga ikipe yitwa Joliba AS Joliba. Iyi kipe niyo yakiniraga. Uyu nguyu rwose Rayon Sport iramumanura ave muri Mali aze gukina hano mu Rwanda akinira ikipe ya Rayon Sport, aba ari umwataka wa Rayon Sport. Rwose uyu nguyu ni umukinnyi ukomeye cyane. Nandi kuvuga nti ndaje noneho mubashakire kuri YouTube ama highlight, ariko ikijyanye n'ama highlight cy'uyu mukinnyi rwose ntago ari cyo twakwirirwa dutindaho cyane. Icyambere nuko ari umukinnyi w'umuhanga yukinira ikipe y'igihugu ya Mali, buriya uburi umukinnyi w'umuhanga cyane kugira ngo rero yemere kuza hano mu Rwanda. Urumva ni urugamba rukomeye cyane. Jean Fidèle waravuga ati ngiye ngomba gukiranuka n'abareyo, abareyo tugakiranuka. Abareyo twagiye tugirana ibibazo byinshi cyane kubura intsinzi, kubura ibikombe mu manda yanjye. Noneho n'icyari yari afite cyamurengeraga ikipe y'abagore yaragiye ijya muri Ethiopia kubitwa match 3 zose irakubitwa. Icyo ngicyo cyatumye acika intege bigera naho rwose yumva afite agahinda gakabije. Aho uciye uba wumva abareyo, urabizi Rayon Sport itameze neza, APR imeze neza. Abareyo ntawe uvuga, nubwo yavuga ariko abavuga ati rwose mfite igihunga, bababyinira ku rukoma ariko we afite agahinda. Ibyo rero bikatubabaza cyane. Kunzi ba Murera rwose iyo batishimye biba bibabaje cyane. Niyo mpamvu Rayon Sport iri gukubita hirya hasi hejuru ngo umukinnyi hiti mumanukana imusinyishe isoko ry'igura n'igurisha ritararangira. Kimwe n'uyu Joachim Ojera, izi rokete ebyiri rwose mushobora kubona ziturikiye muri Rayon Sport. Ibyo nibyo nagenda mbabwira hano kuri Panda TV Rwanda. Icyo nababwira nuko uyu Jean Fidèle icyo ashaka gukora ni ukwiyunga n'abareyo. Abareyo bagiye bagira ibibazo byinshi byo kugira umuyobozi ukunda ikipe, ukabibona ushoramo akanitanga, rimwe na rimwe ukabona ko ikipe yayishyize kuri gahunda ariko ikijyanye n'intsinzi kikabura. Ikipe yishyire kuri gahunda ariko intsinzi bure. Kubera iki? Ibijyanye n'abakinnyi baramubeshyaga, abo yise ngo ni abayobozi bamufashaga, abo baja bazanaga bakaza bakamubeshya kugeza naho bazana ba Farenganye waruje afite noke, afite imvune. Ejo nari ndi kubibabwira, ni umukinnyi na n'ubu utaragera iminota byibuze n'igice kimwe cy'umukino akinira Rayon Sport. No kuvuga wenda tuvuge akinnye mita ya mbere cyangwa igice cya mbere cyangwa igice cya kabiri. Sibye kuri Rayon Day yakinnye iminota 10 bari gukina na Azamu. Aho ngaho ntago wahamenyera umukinnyi kuko nta n'ikintu yageze akora na kimwe. Niyo mpamvu uyu mupeti amwita ukinira Rayon Sport yabagiriye inama, arababwira ati uyu mukinnyi nakuze mufana mu ikipe ya Mali, mukunda
mushobora kumuzana kandi byakunda muri Rayon Sport. Rero niyo mpamvu Rayon Sport yafashe uyu mwanya iravuga ati uyu mukinnyi reka tumutekerezeho koko, ntago uyu mwana uyu mukinnyi wa Rayon Sport waje rwose bamubwira tugiye gukina mu bana, ariko kugeza ubu niwe mukinnyi umaze kwitsindira ibitego byinshi. Turebye no mu mikino ya gicuti bakinnye, yavuye mu mikino ya gicuti atsinze ibitego 3, none ejo bundi yaraje bamuhaye icyizere azatsinda igitego cya 4. Icyo nicyo twagenda tubabwira. Rero ni umupeti bagiriye icyizere, arikomeje rero kugenda yerekana ko agikomeje gukunda Rayon Sport. Abarangira abo bakinnyi, abarangira uyu mukinnyi twagendaga tubabwira bari mu biganiro bigeze kure cyane. Uyu nguyu bamwita Cheika Tidiane Diange. Uyu nguyu mu minota mikeya, mu masaha make ari imbere, mushobora kubona rwose ari umukinnyi wa Rayon Sport. Rero nicyo twagenda tubabwira. Palmarès niyo cyo twagenda tubabwira ko ari umukinnyi ukomeye mu ikipe y'igihugu ya Mali. Umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Mali. Imyitozo rero irakomeje, abakinnyi ba Rayon Sport bamwe bahawe akaruhuko kubera imyitozo y'ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje, bakomeje kwitegura imikino ya Libya na Nigeria. Nigeria yo izaza mu Rwanda, Libya bazayisanga muri Libya. Ku itariki 3 bazakina na Libya, ku itariki 10 baze gukina na Nigeria. Bazahita bamanuka Nigeria basange mu Rwanda kuri Stade Amahoro mu masaha ya 12 z'umugoroba. Rwose niho match izabiri kuba. Rero icyo nicyo twagenda tubabwira. APR yo nayo iri kwitegura, ifite match izakina